niba wishingikiriza ku Mana kora unasenge, senga unakore, kora unasenge. Kuko hari abantu bava ngo njye akazi karamboshye. No, ni kinyoma. Wowe ukora 28, kora akazi wisagurira umwanya wo kuba imbere y'Imana. Kora akazi wisagurira ibihe byo gusabana n'Imana yawe. Sabana n'Imana mu kazi. Niko ndi gucuruza Kicukiro Centre, ntitwakingaga saa 6 kugera saa 8. Abakiriya sibwo twongeraga kubinjiza. Ubucuruzi twabushyiragamo icyumba cy'amasengesho, harimo agateleviziyo tugasirimba na madamu. Ni mucyotewe babiri, mucyotewe yego, ni mucyotewe saa 7 zikagera saa 8. Ngo yemwe ngo se mugaruke mu saa 8. Hanza tuhimbaza Imana muri botike, tugahimbaza Imana kuko ndahandi dufite. Twarangiza umuhungu udafite akantu kunda abakobwa musuzugura. Umuhungu udafite umufungo muri iki gihe, abahungu badafite umufungo, usibye ko byaranahindutse ngo n'abakobwa bisaba ko bagira umufungo. Ibintu bivugwa muri iyi minsi ni umufungo. Ubure umufungo ubure n'Imana. Ko ari umuntu atagukundira umufungo akagukundira Imana basi. Bati basi nubwo nta mufungo ariko afite Imana. Ndabeshya muhi. Nta bakobwa mwaterese bakabakundira ko mufite Imana nta mafaranga. Ariko uyu munsi amen. Hallelujah. Wowe nta mufungo, nta Mana, nta mwuka wera, nta roho mutagatifu, nta urumva muri Yesu zabaye. Niba ari ikintu kihutisha amasezerano n'amasengesho, kora kuri uwo muntu ngidore imbangukira gutabara ni gusenga. Ushaka imbangukira gutabara urasenga. Urasenga ntabwo uryama, abaryamye mbahaye intashyo. Icyatumye Imana ikubwira byinshi, irashaka kuhinduka ishimwe. Utari wabishimwe wicaranye iki, ucecekanye iki, utuzanyije iki. Mwana wawe ntiyiga heza. Niba niga heza, ese agenda n'imodoka? Ese niba nagenda n'imodoka uratekereza ko byarangiriye aho? Mbabwiza ukuri, mperutse kwicarana n'inshuti yanjye imbwira ibintu bitangaje. Arambwira ngo umunsi umwe nagiye kubona mbona abantu baraje, barambwira ati turinjiye kandi ukubonye twinjiye ni wowe tuje kureba, uratwemerera nurangiza wemere bituvugana nawe ubikore? Arabwira ati reka manze mbisengere. Afata umunsi wa mbere arasenga, afata uwa kabiri arasenga, afata uwa gatatu arasenga, afata uwa kane arasenga. Ageze ku munsi wa gatanu Imana iramubwira ngo genda ni njyewe wabatumye. Aravuga ati none ko mfite amafaranga mpembwa, urabona wa Mana udashaka kumbombya, ubu ntaka kazi ngende? Ndi Imana ni njye wabatumye, genda. Abari inyungu z'akazi yibagirwa ijwi ry'Imana rimubwiye ngo genda, go ni njye wabatumye. Arambwira ngo Pastor Edouard, nagize ibyago, iyo ataba Imana mba narapfuye narazimye, kuko bamaze kugenda nanze kubumva. Haje ibibazo biraza ndabibona, kugeza ubwo nahagazwe hejuru n'abagome. Baravuga ngo twamenye amakuru ko wagombaga kugenda none ntiwagiye, tega umutwe tuwukureho turawutwara uyu munsi, turagutwara umutwe. Arabwira ati mumbabarire ntabwo bishoboka. Baramubwira ati wowe utajya wumvira Imana, kandi abo bantu babimubwiraga ntibasenga. Ntibasenga rwose, rekata habe no mu rusengero. Ariko umva umwuka w'Imana umubwirira mubenda kumugirira nabi ko atajya yumvira iki. Naratangaye. Baramubwira toke, uwavuga abakomeye bo mwisi reka mbareke. Niko mbabaze, umugabo umwe wafashe isi amasaha 28 arayiyobora, Adolphe Hitler, urubyaro rwe rurihe? Uwo yayoboye isi ari we arayobora itegeko riba rimwe ku isi yose, rimwe. Aravuga ku isi yose bashyira mu bikorwa, ari umwe. Akavugira iyo ari mu Rwanda tugashyira mu bikorwa, ari umwe. Ari hehe? Urubyaro rwe rurihe? Urihe? Yakomera ikindi, hakomeye Imana. Iyo Mana iyo igukomeje n'urubyaro rwawe ruzakomera. Iyo igukomeje n'abagukomokaho bazakomera. Iyo iguhaye izina n'abagukomokaho bazarimenya. Iyo iguhaye izina abo mu isi yose bazabimenya. Iyo iguhaye izina ntawe uri kwaka. Turashima Imana ko iminsi 7 irangiye turi bazima.
birashoboka ko waba utameze neza, birashoboka ko waba uri ahantu hatari heza, birashoboka ko ibihe waba urimo atari byiza, ariko mbibutse ijambo rimwe: buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Nta gihe kitarangira, nta n'ibihe bidahinduka. Nta bihe bibi wabamo Imana itahindura, nta n'ibihe byiza uzahoramo bidashobora kuzamo ibibi. Cyo gituma bavangwa heza ni he, ariko muri iyi si abaho ibihe bibiri: ibihe byiza n'ibihe bibi. Hari igihe rero uri mu bihe bibi wumva nta kikuryoheye, amateraniro atakuryoheye, gusenga bitakuryoheye, indirimbo zitakuryoheye, nta jambo rikuryoheye, nta wakubwira neza ngo uryoherwe bitewe n'igihe urimo. Ariko humura, nta gihe Imana itagusangamo, nta gihe Imana itakwiyerekamo. Turayishimira ko ari Imana ibihe byose. Reka tuyikomere amashyi menshi. Bwana asifiwe. Haleluya. Naratangaye buriya Satani ni mubi. Satani azi gucunga ibihe byari bibaye byiza akajugunyamo ibyondo. Hari abantu rero baba bari bimereye neza, ariko Satani akajugunyamo ibyondo. Hari igihe rero akubihishiriza rugeze aho biryoshye. Ariko humura, dufite Imana iminsi yose. Amen. Turacyari kuri teme yacu ivuga ngo ntuceceke ntutuze, ntutuze ntuceceke. Amen. Iki cyumweru tugiye gutangira cy'ejo ni icyumweru tuzatangira amasengesho y'iminsi 7 afite insanganyamatsiko ivuga ngo kuyoboza Imana inzira. Kuyoboza Imana inzira, kuko ndumva hari urugendo Imana ishaka kujyanamo nawe, ariko yoboza Imana inzira. Iyi minsi 7 rero tuzaba tubaza Imana ngo tumaze iminsi dusenga, hari bigiye gukoreka, ariko nyobora muri iyi nzira, nyobora muri iki cyerekezo, nyobora. Iyo uyoboje Imana inzira mbere y'uko uhaguruka, usoza urugendo rwawe neza. Iyo uhagurutse utayoboje inzira, ushobora kuzasoza urugendo wicujije. Ni ryari tutajya twicuza? Ni igihe twayoboje Imana inzira. Abantu benshi bakunda kujya mu bintu bagatangira ibikorwa runaka, imishinga runaka, batayoboje Imana inzira. Ukumva gusa ubwenge tu, kame munarize, nzirefera kuri ibi nibi, nzirefera ku bantu abanaba, hari abantu inzira ndimo bayiciyemo dore aho bageze, reka nanjye ntangire. Yoboza Imana inzira, kuko iyo nzira ishobora kuba yarahiriye bari ariko wenda iguhire. Iyo nzira ishobora kuba bari barayiboneye umugisha, ariko wenda uyiboneremo umugisha. Hari ikintu numva Imana ishaka kugukorera, ariko yoboza Imana inzira. Kuyoboza Imana inzira bitandukanye no kugira baze, igishoro. Reka mbyite, wenda utangiye business, ushobora kuba ufite miliyari, ushobora kuba ufite miliyoni runaka, ushobora kuba ufite amafaranga angana gutya, ariko kuyoboza Imana inzira bikurinda igihombo muri iyo nzira wari ugiye gutangira. Kuyoboza Imana inzira bitwereka uko Imana ishaka uko dukora, bitwereka aho Imana ishaka ko tunyura, bitwereka uburyo dushobora gukora ibintu mu buryo Imana ifatanya natwe, kuko ibintu byose dukora Imana ntabwo ibibamo, ahubwo iba mu byo twahagurukanye nayo, ikagenda mu byo twatangiranye nayo, ikuzuza ibyatangiranye natwe. Ariko ibyo twikoreye tutarayiyoboje, iratubwira ngo ariko ntimwambajije. Baza mbere, yoboza mbere, ganira n'Imana mbere yo gukora, tangirana n'Imana mbere yo gutangira. Bwira Imana ngo aho njyaho warahambwiye ndahaza, ariko nyobora uko nzabikora, nyobora uko nzabigenza, nyobora. Icyumweru ni iminsi 7 yo kuyoboza Imana inzira. Amen. Ejo gutangira, ejo no kwiriza ubusa no gusenga, tuyoboza Imana inzira. Amen. Buriya hari abantu benshi, kubona akazi ni kimwe, ariko kuyoborwa mu kazi n'Imana ni ikindi. Gushaka urugo ni kimwe, ariko kuyoborwa mu rushako rwawe nacyo ni ikindi. Kubona inzira yo kujya muri Amerika, Holland n'ahandi
n'Ubudage n'Ububirigi n'ahandi na za Canada na za Amerika n'ahandi. Ni kimwe kuba wabona visa, kuyoboza Imana urugendo rwawe ugezeyo ni ikindi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hariho umuntu Imana yabwiye ngo genda ujye bunyanaka, ariko nugera ahantu runaka uzambaza icyo gukora. Araza, yarakunzwe, yarazwi, yari umusitari. Murabizi abasitari twakirwa mu buryo dushagawe n'abantu benshi. Aho yageze Imana ivuganira nawe ashagarwa n'abantu, yibagirwa ko Imana yamubwiye ngo nageraho ayibaze. Yaje, yashyitse, yamurindiye mu ndege, imurindira mu nzira, ageze agomba kugera, ahageze amahoro. Ariko abamushagaye bagiye gutuma atabaza Imana ngo nkora iki, nahageze, mbigenze nde, nahageze, nkora iki, ndacaye. Icyambere cyabaye igikurikiyeho ni iki? Umva ukundi Imana ibishaka. Icyambere ni iki, icyakabiri ni iki? Baza, yoboza, yiganirize, yibwire ngo dore intambwe nayiteye, iya kabiri ndayiteraye, dore iki cyabaye, icyakabiri ni iki, igikurikiraho ni iki, dore inzira yabonetse, ariko si yindi nzira ndacamo ni iyi, kuko mu nzira urimo hari izindi nzira. Ushobora guca iburyo Imana yashakaga guca ibumoso, ushobora guca ibumoso yashakaga guca iburyo, mukamura bisanye. Uwo muntu rero agira ibyago. Ba bantu baramubwira ati kaze, welcome, 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 welcome. Murumva indabyo ni nyinshi. Abamuhobera bamugwa mu bituza nibi. Imana irareba, irambwira ati ariko ndagutegereje kumbaza, kuko abo ntibari bukuyobore. Barakwakira bagujyane muri hoteli, ariko se nyuma ya hoteli hazakurikiraho iki? Niki Imana ibishaka? Kibi byabaye, kibi byatangiye, kibi bigeze aha, ko uyu mushinga ugeze aha, ko mbona ugiye kuzura, ko mbona ugiye gutangira, ani yihe, beni yihe, seni yihe. Ibyo ntibikorwa n'abantu, bikorwa n'Imana. Irashaka rero yiyoboza inzira. Muri iki gihe yiyoboze inzira. Dore uko byasoje uwo muntu. Yagiye muri urwo rukundo rw'abamwakira, birangira bamukubise mu modoka nziza nka zino za Barabasi. Barabasi murazizi, hari imodoka ziriho za Barabasi. Za Barabasi zihenze, imodoka zihenze. Murabizi ko icyubahiro kiratwica, amashyi yakatwica kabiri, abatubwira ngo turagukunda none bikatwica ubwa gatatu. Agenda ubwo atabajije Imana, ngo agere muri hoteli araryama, Imana iraceceka. Arasenga iraceceka, arayinginga iraceceka. Umunsi wa mbere iraceceka, iminsi 7 iraceceka. Iramubwira ngo urinde ufata umwanya wo kwiyiriza, sinakubwiye aho ugomba kumbariza. Ngaho yoboza abo bakwakiriye bakuyobore, igenda ubabaze. None se hahandi wagombaga kubaza, hari abandi bakwakiriye wibagirwa kumbaza. Subirayo, ariho tuvuganira, imusubizayo. Subira hahandi nakubwiye kuzagera ukambaza, imusubizayo. Ahageze ahamara iminsi 4 itari yavuga. Kuyoboza Imana inzira igukwiriye iminsi 7. Tuyoboza Imana inzira iminsi 7, tuyoboza Imana inzira. Mana 2024 narayitangiye, 2024 irarangira gute? 2025 nzayinjiramo, kuko abatangiye sibo basoza. Hasoza uwajyanye n'Imana. Abagiye mbere sibo bagerayo, hagerayo abajyanye n'Imana. Abakomeye mbere sibo bazasoza bakomeye, hakomera ukomejwe n'Imana. Ntabwo abari imbere aribo bazasoza bari imbere, hazakomeza abayobowe n'iki? Iyoboza Imana inzira igukwiriye, iyoboza Imana inzira. Amen. Birumvikana. Tuzashingira ku cyanditswe kiboneka muri Ezira igice cya 8 ku murongo wa 21 kugera 23. Icyo cyanditswe nicyo tuzaba tugarukaho. Ubwo Imana yateraga Ezira mu mwete wo gucyura Abisirayeli abakuye mu bunyage. Murabizi ko batahutse mu byiciro bitatu. Bwa mbere bacyuwe nande? Bacyuwe n'uwo bita Ezira. Ubwa kabiri bacyurwa n'uwitwa nde?
Zerubabeli bwa gatatu bacyurwa n'uwitwa Nehemiya. Uko niko bavuye mu bunyage ubwo bavaga i Babuloni. Bacyuwe mu byiciro bitatu. Bacyuwe n'uwitwa Ezira, bacyurwa na Nehemiya na Zerubabeli. Ayo matsinda yose uko batahugaga bava mu bihugu bari barahungiyemo imyaka 70, byasabaga ko bayoboza Imana inzira. Kubera iki bayobozaga Imana inzira? Igihe cyose bateguraga kugira ngo batahuke basubire kubaka iwabo, abanzi babaciraga ibico mu nzira kugira ngo babice batageze iyo bajyaga, babice imigambi y'Imana idasohoye, babice imigambi y'Imana itagezweho. Dore impamvu ugomba kuyoboza Imana inzira. Ibintu Imana ipanga kuri wowe ni byinshi, ariko imigambi icurwa kugira ngo bagucure inkumbi, niba ari inkumba, kwica umuntu mbere yuko abicyo agomba kubacyo, kwica ikintu mbere yuko cyuzura. Dore intambara turwana buri munsi ni umwuka ushaka kwica icyenda kuvuka. Abana barashaka kuvuka ariko umwanzi ashaka kubicira mu matako batari bavuka. Abavutse abahotozi nabo biteguye kugira gute? Kubahotora. Murabyibukereye muri Mose umwanzi yakoreye muri Farawo ashyiraho itegeko ryo kwica abana b'imfura batarengeje imyaka 2 b'abahungu. Bategura ababyaza, barabategura neza bati umva umuheburayo najya kubyara akivuga ngo igise kiramufasha, mujye mwiruka mujye kumubyaza, ariko attention murebe ko ari umuhungu ugiye kuvuka, navuka ari umuhungu mumuhotore, navuka ari umukobwa mumurekabeho. Ibyo murabizi. Mose aravuka, Imana iramurokora hagati y'izindi mpinja zari zapfuye. Garuka kuri Yesu. Herode ategura kwica abana nabo b'abahungu batarengeje imyaka 2. Yesu avuka muri icyo gihe. Yesu arahigwa kugeza ubwo marayika amanutse abwira Yosefu ngo hungisha umwana na nyina, kuko Herode yamaramaje kugira gute? Kumwica. Ahungira muri Egiputa ajyayo imyaka tutazi, kuko Bibiliya ntibivuga na teoloji ndibisobanura, kuko biri tubwira nibuze ko ashobora kuba yaramaze hagati yo imyaka 10 cyangwa 9, kuko inkuru ya Yesu yo kuvuka no kugera igihe yongeye kugaragara bavuga imyaka 12 agaragara mu rusengero. Kuva rero ku myaka yo kuvuka igera muri 1, 2, 3 indi igera mu 9 yari impunzi muri Egiputa. Imana irahunga. Iyo Yosefu ataba amaso ngo abwirwe guhungisha umwana, Yesu yari guhotorwa akiri uruhinja. Umugambi wo gucungura umuntu ukabugeze gute? Urapfuye. Tugomba kuyoboza Imana inzira. Biti umuhotoza azaguhotorera mu nzira. Iyo wanze kuyoboza Imana inzira, uhotora ahora ateguye guhotora amasezerano. Niryara amasezerano yuzura. Amasezerano yuzura ku bayoboza Imana inzira. Chaha ahareke nyuraha ahahihorere, ahareke nyura hano. Dore umwanzi acungiya nyura hano. Ukugenda uyoboza Imana inzira, uyoboza Imana inzira, uyoboza Imana inzira, tuzagerayo. Tuzicara tuzagire mu masezerano, tuyaryamemo, tuyicaremo, kuko Imana yacu niyo kwizerwa, ariko igendana n'abayiyoboza inzira. Komera Imana yawe amashyi. Abantu natangiranye nabo runo rusengero abenshi nitukiri kumwe. Abenshi baguye mu nzira basubira mu kabari, abandi bari mu businzi, abandi bari mu buyobe, abandi barapfapfanye bararindagira. Atari ikindi kutamenya kuyoboza Imana inzira. Twaba mu bihe bibi bakabata ntabwo urusengero ruriho. Urusengero si Papa Willy, ntabwo ari Edouard, urusengero ni Imana. Guhabwa isezerano ni kimwe, kugendana n'uguhaye isezerano ni ikindi. Kuvugana n'Imana ni kimwe, gukomeza muvugana uyibaza kino kirabaye harakurikiraho iki, iki cyaratangiye harakurikiraho iki. Kuyoboza Imana inzira, kuyoboza Imana inzira. Tuzayiyoboza inzira, tuzakomeza tuyiyoboza, tuzakomeza tuyiyoboza, nzakomeza nyiyoboza, nawe uzakomeza uyiyoboza. Reka tuyikomere amashyi menshi. Amen, haleluya. Iminsi 7 rero ejo iratangiye. Ni bande tuzayibanamo? Ni bande biteguye kuba ngo Mana ibi bihe ndi gucamo ndaca mu yihe nzira? Ndibwira ibi, ndatekereza ibi, ndagambirira ibi, ariko inzira nacamo bikazashoboka
ni iyi, ashyiraho akabazo, baza iragusubiza, yiganirize iravuga, yibwire iguteza ugutwi, yibaza ibikugoye yibaze izagusubiza. Irindwi ntizashira itari yakuyobora inzira, irindwi ntizashira itari yakwereka icyerekezo, irindwi ntizashira utari wamenya amakuru y'icyo cyerekezo, irindwi ntizashira. Dore iminsi irindwi izashira wamenye amakuru, wamenye A, wamenye B, wamenye C, wamenye ikibanza n'igikurikira. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dushimire Imana ko izatuyobora muri iyi minsi irindwi. Amen. Reka nigarukire kuri teme yacu twari dufite, ntutuze ntuceceke. Ndavuga ibintu bike bibaze, ndasa n'ugaruka ku magambo amwe namwe navuzeho, ariko kandi mvuge bimwe bikeya dusoze. Iyi teme ya kuyoboza Imana inzira, Imana iri kwimbishuriraho ibintu bikomeye 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 beneda, ku buryo numva iki cyumweru nitugisengamo neza twiyirije ubusa dusenga. Shado, uramenya inzira urimo, uramenya n'iyindi nzira Imana yagushyiramo, ibintu bigacamo bigatungana. Amen. Biratungana. Hari igihe nyine utangira inzira, murabizi ko inzira yose igira aho irangirira, ariko hari igihe uba muri rompuwe. Rompuwe murayibona? Rompuwe naho imihanda ihurira, igahura ari nk'itandatu cyangwa ari 10, ugasigara wibaza icyerekezo nkomeza ni iki. Muri iyi minsi irindwi Imana irashaka gushyiraho agafresh kaho gukomereza, agafresh gushyiraho ngo dore. Kandi iyo gacanye icyatsi kibisi, mujya muzireba feruje, yicanye umutuku irakubwira ngo muhagarare, yacana akatsi kabisi kakubwira ngo komereza he, ni Imana ishaka kukwereka. Hari umuntu nyakira avuge ngo amen. Hari igihe tuba dufite utuzi natwo turwaye, ukeneye kumenya Mana kumbwira akazi akanarindimo agakurikira nakahe, kumbwira uru rugendo narindimo nkaba mbona ndi muri feruje ndaho byacanye umutuku, icyerekezo gikurikiraho ni iki? Hari abantu bashaka kuyoboza Imana inzira. Murashaka kuyoboza Imana inzira? Mbwirira mwene so ngo urumva witeguye kuyoboza Imana inzira? Iminsi irindwi mubwira ngo Imana izakuyobora. Amen. Icyo nkunda, buriya ntukiyobora ufite Imana kandi iyobora. Ntukiyobore beneda, nditukajye twiyobora dufite Imana izi kuyobora, kandi iyi tuyoboye ntituyoba, sibyo? Ntukabe mu bintu wiyobora, umutwe wawe uzananirwa ni wiyobora, ariko nuyoborwa n'Imana ntuzaruha. Kuko igihe wakagonze igikutira kubwira ngo dore inzira, igihe wakagonze imihanda borudire, murabika ko hari igihe umuntu atumuhanda akagonga borudire, Imana ihita ikwereka ngo dore inzira yikomereza. Amen. Amen. Nituyoboza ntituzayoba, sibyo? Kandi Imana izatuyobora inzira tutazicuza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesaya 62. Gatandatu, yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yewe mwabibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Uwiteka yararahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kwe kw'imbaraga ze ati, nukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazongera kunywa vino yawe waruhiye. Amen. Zaburi 132. Zaburi 132.
Uwiteka ibukira Dawidi imibabaro ye yose yuko arahiye Uwiteka indahiro yahize intwari ya Yakobo umuhigo ati nukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye sinzurira urutara rwanjye sinzaha amaso yanjye bitotsi n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ntarabonera Uwiteka ahantu ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo dore twumviye Efurata kubivuga cyangwa se dore twumviye Efurata bakivuga twakibonye mu kigarama cy'Iyari twinjiye mu buturo bwayo dusengera imbere y'intebe y'ibirenge byayo amen. Bakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo nayagarutseho kuwa kangahe kuwa gatatu sibyo twarimo tuganira ntabwo uyu munsi ifite kuza kuvuga byinshi ariko abantu benshi reka ngoresha iri jambo bakunda kumva amasezerano y'Imana. Buriya abantu benshi bakunda kumva amasezerano. Ngira ikibazo ariko kiri n'igisubizo ni gakeya nshobora guhagarara hano simbe ndi kwerekwa ni gake cyane nshobora guhagarara kuri ruhimbi mpagaze mbareba simbe ndi kwereka ni gake. Hari n'abantu njya mpereza ndi kuvuga kuko n'ubundi mba numva ijambo rihwana n'icyo ndi kuvuga nkumva ndaguhaye neza ndakugaburiye bingana n'ikimana iri kunyereka kuri wowe wabyakira ukabimenya ko ari wowe Imana yavuganye nawe. Ariko hakaba n'abandi bakunda ko mutunga urutoki mpagurutsa niba ari givuze hagurutsa nabyo tukabikora ariko akenshi mpagaze hano mba nerekwa ntabwo nshobora guhagarara hano ngo mbure kuba nerekwa. Hari n'abavanga ariko ngo buri ibyanjye pastor arabizi sinjye ubimenya papa wawe papa data arabizi 100% arabizi 100%. Ibyawe arabizi cyane ariko kumenya ibyawe ni kimwe no kumenya nawe iby'Imana ishaka ni ikindi. Abantu rero benshi bakunda kumva Imana yabavugaho ariko ntibakunda gusengera iby'Imana yavuze. Perutse kwicarana n'inshuti yanjye imbwira ibintu bitangaje arambwira ngo umunsi umwe nagiye kubona mbona abantu baraje barambwira ati turinjiye kandi ukubonye twinjiye ni wowe tuje kureba uratwemerera nurangiza wemere bituvugana nawe ubikore. Arabwira ati reka manze mbisengere. Afata umunsi wa mbere arasenga afata uwa kabiri arasenga afata uwa gatatu arasenga afata uwa kane arasenga ageze ku munsi wa gatanu Imana iramubwira ngo genda ni njyewe wabatumye. Aravuga ati none ko mfite amafaranga mpembwa urabona wa Mana udashaka kumbombya ubu ntaka kazi ngende ati ndi Imana ni njye wabatumye genda. Abari inyungu z'akazi yibagirwa ijwi ry'Imana rimubwiye ngo genda go ni njye wabatumye. Arambwira ngo Pastor Edouard nagize ibyago iyo ataba Imana mba narapfuye narazimye kuko bamaze kugenda nanze kubumvira. Haje ibibazo biraza ndabibona kugeza ubwo nahagazwe hejuru n'abagome baravuga ngo twamenye amakuru ko agombaga kugenda none ntiwagiye tega umutwe tuwukureho turawutwara uyu munsi turagutwara umutwe. Arabwira ati mumbabarire ntabwo bishoboka. Baramubwira ati wowe utajya wumvira Imana kandi abo bantu babimubwiraga ntibasenga ntibasenga rwose rekata habe no mu rusengero ariko umva umwuka w'Imana umubwirira mubenda kumugirira nabi ko atajya yumvira iki. Naratangaye baramubwira toke turakubabariye zana amafaranga utwo yari yarakoreye twose adutanga ubwo baradutwara. Iminsi ibiri ishize babantu baragaruka urumvira Imana cyangwa ntuyumvira. Arabwira ati ni mu ntwara ahubwo sinsigara ni mu njyane sinsigara mbabaze usibye amahirwe yagize urumva umutwe utarugiye dorera barokore dukunda kumva ijwi ry'Imana
ariko abaryumvira ni bakeya. Dukunda ko Imana yatuvugaho ariko abakora iby'Imana ivuga ni bake. Dukunda kumva Imana yakomeza ituvugaho ibyiza ariko abazi kubisengera ngo bibe byuzure, kuko iby'Imana ivuga bizaba byiza bisaba kubisengera kugira ngo bibeho, bizaba bibi bisaba ko tubisengera kugira ngo bikurweho. Ibyiza birasengerwa, ibibi bigasengerwa, ariko abasenga ni bakeya. N'ubu abantu baradukurikira bari mu mazu, umuntu aba yumva ku cyumweru ari umwanya wo kuryama mu gitanda cye. Igitanda cye yishyuye, hariho matera nziza akaryama, akumva yajya muri saro ye akarya akanywa, agashyira ibirahure ku meza akanywa ji, akumva aranezerewe. Ariko mbibutse ko ni byiza si bibi, ariko umwanzi ntabwo yishimira ko tubihorana. Ibyiza byawe ujye umenya ko umwanzi atishimira ko uzabihorana. Uburyohe bw'ibyo ubona ujye umenya ko umwanzi atishimiye ko uzabihorana. Indirimbo z'amashimwe ujye umenya ko umwanzi atifuza ko zihora muri saro yawe no mu cyumba cyawe. Umva amashimwe ari mu bana bawe, ari mu rugo rwawe, ari mu kazi kawe, ari mu byo wungutse, umwanzi arabifuhira ku buryo atifuza kuseka kabiri. Seka rimwe jakurize, seka rimwe jakuteza ibibazo. Nicyo gituma Imana ibwira Abisirayeli guhora bari maso. Umuntu Imana ishaka kugiraho ivana nahijyana iramubwira ngo urye uhagaze, fata inkoni y'urugendo, kenyera umwitero, kweta inkweto, urye ugize ute uhagaze. Muri Abisirayeli bajya kuva muri Egiputa yarababwiye ngo murye inyama muri ko mugize gute muhagaze. Imana irashaka kugiraho ikuvana naho ikugeze, ariko irashaka kuhagarara. Uhaguruke, hagurukana n'urugo rwawe, hagurukana n'abana bawe, hagurukana n'umugore wawe, hagurukana n'umugabo wawe, muhagarare. Imana irashaka kugiraho ibavana, irashaka kugira n'ahandi bageze. Imana ntigikorana n'abaryamye, Imana ntigikorana n'abicaye. Imana ikorana n'abantu bemeye guhagarara ku bwayo, bagahaguruka ku bwayo, ibintu byose akavuga ngo turahagaze ku bw'Imana. Nivuga ngo tugende turagenda, nivuga ngo duca turaca, nivuga ngo duca turaca, nivuga ngo tujye imbere turajya imbere, nivuga ngo dusubire inyuma turasubira inyuma. Kuko no gusubira inyuma Imana yibyemeye gusubira inyuma ibishaka kugira ngo igusimbutse ikinogo kirekire. Ni bande babayeho basimbuka urukiramende? Urukiramende mubwita urukimwe, ni urukiramende. Iyo ushaka gusimba ahantu hagari usubira he? Kandi ugendesha udutsisi nuvuga ati sha ngiye kuvuduka ndaguruka, si ukuguruka ni ugutumbagira. Ugaturuka nko mu kilometero ugasimbuka gwa muri metero nka 10 cyangwa 20. Bakavuga ngo uri umuhanga, uri igitangaza, uzi kuguruka. Nyamara kugira ngo uguruke byasabye kusubira. Imana igusubije inyuma ariyo ibishaka kugusimbutsa ahantu hanini hagari. Nicyo gituma ndamutse nsubiye inyuma ari Imana ibivuze, mbazi ko ngiye gusimbuka ahantu hateye ubwoba. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye. Haleluya, haleluya. Ibyo rero Imana ibivuga ngo nimuhagarare. Ntawasimbura ukiramende yicaye. Imbere yawe hari ikizamini, biragusaba guhagarara. Amen, amen. Iyo buri igihe cyose abantu bajya bantangaza cyane, hari abantu bavuga ngo Imana ipfa kuba yabivuze. Kuvuga ahubwo Imana yivuze, mbazi ko imbaye ikizamini cyo gusenga gusa, nta kindi masigaranye. Umunyabwenge iyo Imana iri kumubwira nibwo arahagaze, ntabwo aryama. Kuko Imana ikubwiye na Satani arumva, kandi Satani iyo yumvishe arakarira iby'Imana iri kukubwira, ntabwo bimuryohera. None hari abantu bavuga ngo ariko pastor ngo buriya ngerega Imana yaravuze ngo yabivuze irabikora. Mbabaze, Satani atinya nde? Satani yagutinya ataratinye Yesu? Yesu si Imana,
si umwami, si umucunguzi, ariko ari mu butayu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Umushyitsi wa mbere amusuye ninde? Amugerageza aramubwira ati ariko ubundi kuri umwana w'Imana inzara ari kurira iki? Kubwawe n'aya mabuye wayahindura? Aramubwira ngo handitswe ngo. Mbabwire amasezerano ni kimwe, kuzura ni ikindi. Kuvugana n'Imana ni kimwe, kuzuza ibyo yavuze ni ikindi. Kugira ngo byuzuze igituma byitwa amasezerano, igituma yitwa amasezerano nuko hari ibyo nsabwa gukora nayo ikajya yakora ibyo isabwa gukora. Mu cyambere isaba umwana w'umuntu nuko asenga. Ego buriya ngiye nta muntu wambeshye, nta mukiranutsi udasenga ntariho. Uzabibeshya abandi bana bagikizwa, umukiranutsi nyawe nemera ushobora gukiranuka nusenga. Kuko umuntu udasenga gukiranirwa baraturanye, kandi kugira ngo azatsinde uko gukiranirwa bizamuvuna. Kuko imbaraga zigushoboza gukiranuka ziva ku gicaniro. Rero ni wati gicaniro ngo uvuge ngo wowe ngo uzakiranuka, ahubwo witegure. Ushobora kuzakora ibyo abapagani batakora. Nugera aho unanirwa gusenga, fite umutima ufite ubwoba. Iyi si mureba, wowe ufite imbaraga kise zagushoboza gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo kuko gukiranuka kwacu turabishobozwa. Ninde ubishobozwa rero? Nuwegera Imana. None uwegera Imana ashobozwa kugira gute? Gukiranuka. Dorera amakosa abantu bakora. Ariko nge nta byaha nkora ngo burya nubwo ndasenga pasite, ngo nge sinsambana, sindoga, sindaguza, sinshuki, singira gutya. Reka da hari ibindi byaha tutazi twebwe kuko turobanura ibikomeye, ibyo twita ko bikomeye. Ariko ibitoya nibyo byinshi bikorwa n'abantu bategera Imana. Kuko kwegera Imana nibyo bidukiza. Gusenga nibyo bidushoboza. Gusenga nibyo bitwambika imbaraga. Gusenga nibyo bitwuzuza umwuka. Gusenga nibyo bidukamura mw'ibyiyumviro by'imitekerereze icuramye, tukaba mu mitekerereze y'Imana. Amen. Imana rero igaruka ivuga cyane ku gusenga ubudacogora. Amen. Umva intego y'Imana. Yewe Yerusalemu we, shyize abarinzi ku nkiki. Abarinzi bavugwa ni bande? N'abahanuzi n'abinginzi. Nabo bantu abinginzi n'abahanuzi bagomba guhora abahanuzi bavuga ngo Yerusalemu izubakwa, Yerusalemu izubakwa, Yerusalemu izubakwa, Yerusalemu izubakwa. Donc icyo basubiramo, ahantu habaye amatongo hazubakwa, ahantu hatakigendwa hazagendwa, ahantu hatagikunzwe hazakundwa. Abahanuzi bakabivuga, abinginzi bakabyingingira. Nicyo bakora. Abinginzi nabingingira amasezerano Imana itanga. Bakavuga ngo Mana, si wowe wavuze ko iwacu hazubakwa, si wowe wavuze ibi nibi. Abahanuzi si wowe batumye bagahanura. Uzuza, kora, soza. Icyo wavuze ni iki? Nzakomeza mbagaze mbisengera mbisubiramo. Ntukabure gusubiramo iby'Imana yakubwiye. Aho ni intsinziri. Subiramo cyane, byature cyane, bivuge cyane, bivuge, bidekarare, ubisobanure ngo Mana, si wowe wavuze, si wowe wabivuze. Waciye mu kanwa ka runaka, waciye mu kanwa ka runaka, urabivuga, bikore, bisoze. Imana izabikora, izabisoza. Ariko abenshi iyo bamaze kumva Imana ivuze fini, gitanda kiba kibabonye. Ntiyabivuze se izabisoza. Ni kinyoma. Amasezerano sa y'abaryamye, amasezerano n'ayabahagaze. Amasezerano sa y'abataramira muri saro nziza, amasezerano sa y'abazi kuryama heza, amasezerano n'ay'abantu bahagarara bategereje Imana bahagaze. Bavuga ngo sinzicara, sinzatuza, sinzaceceka. Dawidi yavuze ngo nta nubwo nzurira uburiri bwanjye, nta nubwo amaso yanjye azasinzira, nzahora ndi maso mbagaze kugeza ubwo nzabonera umwami wanjye ubuturo. Sinzaceceka, sinzatuza, ndari nabonera umwami wanjye ubuturo.
ariko abantu bacecetse nta naho batura ubwabo. uwo ni Dawidi ubivuga, ni umwami. ireba perezida avuze ngo ntabwo nzaryama sinzasinzira, ari perezida ndakomeye mu gihugu, si umwami ntakomeye se? hari ubwo ari gusengera ibiryo, hari ubwo asengera minerivare, hari ubwo asengera inzu yo kubamo, hari ubwo asengera ibi n'ibi. ariko Dawidi ni umwami uyoboye igihugu kirimo abaturage n'ubutunzi bwabo. aravuga ngo mwami wanjye sinzaceceka, sinzatuza, sinzasinzira, sinzaryama ntari nakubonera inyubakura utaramirwamo ngo bagutaramire bakuririmbire ahantu, ngo tuza ahantu, ngo ukure mu isanduku, ngo ukure mu ihema. icyo cyifuzo Imana iza kucyumva. mwaramonye igisubiza mu rwa 2 rwa Samweli 7. Imana iramubwira ngo ariko Nata uzambarize Dawidi ngo azanyubakira nzuki. ayo masengesho ye ngo arashaka kunyubakira inzu, injuru n'intebe nicaramo nkaryuzura, isi n'intebe y'ibirenge byanjye bikwira ku isi yose. afite mesire zingana iki? inzu ni metero zingahe? hazubaka inzu ingana iki? umubwire gusa, ugenda umubwire ngo kubwo gutekereza neza, gutekereza kwiza, akabisengera. mfashe icyemezo ndi Imana, ubwami buzaguma mu nzu y'iteka. byo ntibyavuye ku gitanda, ntibyanavuye muri salo na saramanje, nta nubwo byavuye muri hoteli, nta nubwo byavuye kuri beach ku mazi. byavuye ku mugabo utekereza Imana ku manywa na nijoro, akaba ariyo yibwira, akumva ntazaryama, yakata ku nzu ye y'imyerezi. iragereranywa n'amakaro. umuntu ufite etaje nziza irimo amakaro arimo akata hejuru, yarakataga akavuga ngo ubwo nubatse nzubakira Imana, ubwo ntuye heza Imana izatura heza, sinzaryama ntari nakubakira mwami wanjye. uva umugabo utekereza. n'abandi iyo babonye utuzu, ubwo gusenga birarangiye. yabona akamodoka agendamo, akajya amanura ikirahure, muraho, akaba arakizamuye. ntabonana, bari cipu, baroroshye mu mutwe. umuntu woroshye mu mutwe, kimukubwira imodoka imwe gusa ihinduka ikigirwamana, inzu imwe ihinduka ikigirwamana. mbabwiza ukuri, Dawidi yari umwami akomeye. muzumve Bibiliya yose kuva hano usomye kuva Dawidi avutse kuzagera mu byahishuwe, havuga ubwami bwa Dawidi, havuga ingoma ya Dawidi, havugwa Salomo na Dawidi. abami bose hagaragara Salomo nande abo bavugwa. ni ukubera iki? Imana bayigize iya mbere ibagirira abambere, bayishakiye ibyiza ibashakira ubwiza bw'iteka ryose. bahoraga bayitekereza, ibatekereza no mu bisekuruza. nutekereza Imana izagutekereza, niwibagirwa Imana izakwibagirwa. nutekereza Imana izagutekereza, itekereze no kuba ubyaye, itekereze no kubuzukuru, no kubuzukuruza, no kutekereza Imana gusa. ndakwinginze muri ibi bihe uri gucamo, uri kunyuramo, tekereza Imana, uhagarare ku bw'Imana yawe. amen, amen. iyo umuntu adasenze araraguza, mpora mbivuga. nudashaka Imana, twese turaterwa. abashaka Imana baraterwa, abasenga baraterwa, abiyegera Imana baraterwa, n'abadashaka Imana baraterwa. ariko aho dushakira intsinzi haratandukanye. iyo natewe nshaka Imana, iyo nasumbirijwe nshaka Imana, ariko abadasenga bararaguza, bajya gushaka abapfumu, bakajya gushaka intsinzi. ariko intsinzi igira umwe, n'uwagiye ku musaraba arabambwa, aramanikwa. reka tumwongere amashyi menshi, arayakwiriye. haleluya. uwo niwe ndirimba ku manywa na nijoro, niwe byirato byanjye, niwe mashimwe yanjye. ntamufite nta shimwe mfite, mufite mfite amashimwe y'ibihe byose. reka tumwongere amashyi. haleluya, 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 haleluya. icyifuzo Imana ifite gikomeye ni ukuguhindura ishimwe. Imana irashaka kuhinduka ishimwe. nkorera kuri mwene se umubwire ngo Imana irashaka kuhinduka ishimwe. kimwe mu bimenyetso bibyemeza ko ibyo nkubwira ari ukuri, uzaba ari amasezerano wanditse muri notebook yawe. izo mufite notebook, amakarine yanyu,
amasezerano mufite yose ni meza. Hari ufite iryuko azakuka amenyo, hari ufite iryuko izamwotsa umunwa, hari ufite iryuko izamuca amatwi. Ayo masezerano yose Imana yaguhaye, igisobanuro cyayo, Imana irifuza kuhinduka ishimwe mu isi. Apana muri quartier, mu isi. Apana mu mudugudu, mu isi. Apana mu murenge, mu isi. Apana mu gihugu cyawe gusa, ku isi yose Imana irashaka kuhinduka ishimwe. Icyo nicyo cyifuzo. Irababwira rero ngo yemwe ba Yerusalemu mwe, yemwe baturage b'i Yerusalemu, musabwe kudaceceka kugeza ubwo muzahinduka iki? Ishimwe. Ntuceceke, no stop guceceka. Amen. 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 Amasezerano yawe arakomeye, amasezerano yawe arahambaye, amasezerano Imana yaguhaye. Subira muri notebook, ariko ngera usubiza amaso inyuma. Imana yavuganye nawe iki? Imana yakubwiye iki? Nta bindi Imana yakubwiye. Ibyabaye ni ibihese, ibimaze gukorwa ni ibihese, ibyagezweho ni ibihese. Niba hari n'ibyagezweho, saho gusa hari ahandi, saho gusa hari ahandi, sibyo gusa hari ibindi, saho gusa ugomba kugera hari ahandi. Icyatumye Imana ikubwira byinshi, irashaka kuhinduka ishimwe. Utari wabishimwe, wicaranye iki? Ucecekanye iki? Utuzanyije iki? Mwana wawe ntiyiga heza. Niba niga heza, ese agenda n'imodoka? Ese niba nagenda n'imodoka, uratekereza ko byarangiriye aho? Mbabwiza ukuri, reka mbahanurire. Mwemera ko private jet zibaho? Zabizi indege n'ibindi. Private jet mujya muzumva ngo abantu bafite indege zabo? Mbabaze, n'umugabane wabase na banyina cyangwa barakoze babigeraho? Ibintu ni bibiri. Sinababwiye kuyoboza Imana inzira. Iyo uri kugendana n'Imana mu nzira, ntuba umuretwa. Ubukene dufite si karande, ni ingano y'ubumenyi bwacu. Murambisubiramo, iyo umenya Imana gake ubaho bingana n'ubumenyi ufite mu Imana. Iyo ufite ubumenyi buke muri iyi si, ushobora kubaho bingana n'ubumenyi buke bwawe. Ariko twasigiwe amahirwe amwe, umuryango umwe, opportunity imwe, kwegera Imana nayo ikatwegera. Imana igenda iducanira amatara muri iyi si, itubwira ngo nimuce hano hari zahabu, nimuce hano hari kirombe, nimuce hano. Mbabwiza ukuri, urakomeye kuba ufite amasezerano byonyine ni garanti. Amasezerano Imana yaguhaye ni garanti. Nta kintu na kimwe Imana yakubwiye ku rwego yakikubwiyeho itazakikugezaho. Kireka wowe ni wicara ugatimaza ugaceceka pe, bazarinda baguheka rusororo imyaka yawe y'ubuzima irangiye. Amen. 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 Ngewe ndi umuntu wiga amateka kenshi, niga amateka cyane, niga amateka buri munsi, mpora nkurikirana amateka y'ibihugu n'ibintu. Nta bintu mubona byiza byabayeho bidatangiye biri hasi. Ibintu byose mureba bikomeye, byaba ibihugu bikomeye, bwaba ubutunzi bukomeye, baba abantu bakomeye, bose batangiriye hasi. Ntagira uzakwirataho, nta ukomeye ataratangiriye hasi, nta wageze kuri ataratangiriye hafi. Aho ugeze ni heza, ariko saho gusa hari n'ahandi. Si icyo gusa Imana yakoze, yakora n'ibindi. Si urwo rwego Imana ishaka guhagararaho, saho gusa hari n'ahandi. Ngorera kuri mwene so umubwire ngo rega saho gusa hari n'ahandi. Wikirara, wiryama, wisinzira, wigoheka. Dufite amagambo abiri, tugomba gukora tugasenga, tugomba gukora tugasenga, tugomba gukora tugasenga. Tuzagerayo, tuzagerayo, tuzagerayo. Hallelujah. Niko bimeze, niko bimeze. Ndabareba muzatunga indege zanyu, indege muzazitunga. None
muravuga ngo se ngo pasite ngo dushobora kugira kompanyi y'indege. Ninde wavutse yimwanditse ku mutwe? Arahari. Bazatubwira ati uyu mwana yavutse ku mutwe we handitse kompanyi y'indege. Nimvuge y'amamodoka ibyo ni ibintu byoroshye. Aha ndavuga indege basi aho mudasingira. Indege iparitse iwawe ari yawe. Va ku modoka. Abatizera bahita bavata ariko shahu we ubwo se byaciye mu yenzira byaciye ku Mana. Haleluya, haleluya. Mugomba kugira ibyambu kandi mu Rwanda nta cyambu gihari. Ntabwo ari ngombwa ko kiba mu Rwanda, isi yose ni Uwiteka. Ibyo irabishoboye. Noneho mba ndi kuvuga basi mu isi y'umubiri kugira ngo iyo umwuka muyumve. Ko ari abantu bashaka kuba mu mwuka batanawurimo. Kuko niba dufite umwuka muzima ukora, ugomba guhuzwa n'ibintu bibiri. Tugomba kugira umwuka tukagira n'ubuzima. Aho umwuka ari hari ubuzima. Aho umwuka ari hari imbaraga. Aho umwuka ari hari ibitangaza. Aho umwuka ari hari ukurema. Aho umwuka ari hari ubutunzi. Aho umwuka ari hari uguhishurirwa. Aho umwuka ari hari ukugenda. Aho umwuka ari hari uguhindurwa. Aho umwuka ari hari ukuremesha. Aho umwuka ari hari ibitangaza. Aho umwuka ari ibintu birashoboka. Aho umwuka ari amahirwe arahari. Aho umwuka ari inzira zirafunguka. Haleluya, haleluya we. Birantangaza urarya kawunga ngo uranyuzwe guturya kawunga shigo. Mwebwe mwaremeye imifuka y'ibigori n'akawunga nimwe byo mwaremewe. Okay. Kubera ubuzima tubayemo. Hari umuntu nge naganira narambwira ngo nzarinda mpfa ntari ya kawunga. Ndamaza nduzarya iki ko mu Rwanda ariko turya. Arambwira ati no. Ibindi biryo birahari. Ambwira ubuzima abayemo mbabwiza ukuri ikintu arya. Agize imyaka 66 ninjye ushaje. Twari kumwe bakambwira ngo se uyu abantu twari kumwe twicaranye nabo hari hakurya mu Kiyovu. Barambaza ngo se uyu ni murumuna wawe? We ahindutse murumuna kuri 60 ningahe? Ni 6. Nge wa 30 ushaje mbere ye. Ndamubwira nti wo kabyara. Arambwira ati pastor ngewe mu ibintu byanjye byose nje igikombe cy'ubuki bwa original buhoraho. Arambwira ngo imyaka yanjye ngize ubuzima nabayemo, ambwira ibirya atajya arya ari nabyo byamurinze gusaza imbura. Ntugire ngo biroroshye. Arya amafaranga ku munsi ngewe nta nabona, nta nayo ninjiza. Ndamubaza none se byagenze gute? Arambwira ati nurabipanga turi pasteri enda nkwizerera uri pasteri. Aranyizerera neza, angirira imbabazi, aranyizerera. Uko nge kwizera byarananiye aho. Yambwiraga ibintu arya, inyama ntajya zirya, ambwira ibindi biryo, ibyo mu bikombe ntajya birya, ambwira ibiryo nsanga birahari ariko birahenze. Uko mubona ibintu bigira agaciro niko bihenda. Arambwira ati jewe nsenga gake ariko niyitaho ku rwego rukomeye. Uwo muntu twari twicaranye n'igitangaza. Ntaba hano mu Rwanda, yari yazanyeme n'abana be babiri. Abana be babiri umwe nagiraga ngo ni mushikiwe, ndamubaza arambwira ati yararongowe abyaye 3. Uwo mwana ni umwana wagira ngo ni imyaka 15 afite ariko abyaye kangahe? Ibyo ni ubuzima. None abarokore twe tuzi ko ibyo twabiciriweho iteka si ibyacu. Kareka pasteri ntugakabye. Ibyo si ibyacu. Mbabwiza ukuri. Hari ubuzima, nimbabwira iby'umwuka nzajya mbabwira n'iby'ubuzima basi. Kuko hari abantu bava ngo dupfe tujye mu ijuru. Ntabwo umugambi w'Imana ari ukukwica ngo ujye mu ijuru. Ni kinyoma. Ubwo ni ubutumwa twahawe kuva kera. Ngewe nzakizwa ariko nzagira n'ubuzima. Ngewe nzubaha Imana kandi nzagira n'ubuzima. Ngewe nzakorera Imana ndi na muzima. Ntabwo nkirizwa gupfa no kugenda. Ngomba gukizwa ngakiza n'abandi. Ngomba gukizwa nkagira ubuzima nkabibwira abandi. Kuko agakiza kacu niyo soko y'ubuzima. Ntabwo agakiza ari inzira y'urupfu. Agakiza ni inzira y'ubuzima.
kutabimenya twibwira ko abakijijwe ari ugupfa gusa bakajya mu ijuru. Ntabwo dutoroka isi Imana yarayiduhaye ngo tuyibeho. Tuzayibaho neza, tuzayibaho dufite byose. Ndabisi 100%, kuko dufite imyaka myinshi twigishijwe mukizwe muzajye mu ijuru, mukizwe muzajye mu ijuru. Ijuru si ahantu, ijuru ni ubwami. Ijuru si mu cyobo, ijuru ni ahantu baba bakabaho. Imana yatangirije ijuru hano, niyo mpamvu yavuze ngo muri abana b'Imana. Ntiyabakura mu isi ngo ibajyane, ibarekera mu isi kugira ngo mwerekane ubwami bw'Imana muri ku isi. Apana mwapfuye, muriho muhindura ibintu, muhindura ubuzima, muhindura abantu. Kuko ntituzahindura abantu dushonje, ntabwo tuzahindura abantu twambaye ubusa, ntabwo tuzahindura abantu twaburaye. Muzarya, muzahaga, muzakomera, muzatunga, muzatungisha, muzagera kure, muzakomezwa. Yesu we, haleluya. Ibyo birashoboka. Mwabana b'umwami mwe ntimuri abatindi. No. Izo ni veribe z'abazimu, kandi bakadukonveka bakatwumvisha uburyo tuzapfa nabi, tuzapfa tutariye ngo nitwipfire tujye mu ijuru ntahonge. No. Erega ni imyumvire, ntabwo ariko birivuga. Abanditsi ba Bibiliya ntibabaye mu ijuru, babaye mu isi. Iki gitabo abacyanditse bose babaye hano kwi. Nituvuga Dawidi wakoreye Imana aravuga ngo sinzaryama, sinzagoheka, sinzarambara, sinzurira uburiri, amaso yanjye ndazahumiriza, nzakomeza ndeba, nzakomeza mbwira Imana, nzakomeza nyihendahenda. Iyi ngoma yampaye ntawe uzayinyambura kugeza ubwo ibaye umurage w'ibihe byose. Kubwo kubana n'Imana ntiyabanye nayo rero ari mu ijuru, yari hano ku isi. Ba Salomo ntibabaye mu ijuru, babaye ku isi. Gute hataboneka abandi? Gute hataboneka abandi? Gute hataboneka abandi? Gute utaba muri abo bantu? Gute utagira mbabwiza ukuri? Wavuka nabi, ariko nupfa nabi uzaba ubihisemo. Na wahitamo ahavuka, ariko yahitamo uko azasaza nuko azasoza. Nda wahitamo ahavukira, ariko yahitamo iherezo rye. Ndagira ngo mbabwire, gusenga kwacu, kwinginga kwacu, gushaka Imana kwacu bizaduha gusoza neza. Komera Imana yawe amashyi menshi, haleluya. Irabikwiriye. Ntabwo dusenga Bayali. Irakora, irarema, ni rurema, ni rubasha, ishobora byose, ikora byose, ifite imbaraga, ntabwo isaba umusada, irihagije. Tuyikomera amashyi menshi, irabikwiriye n'umugeri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya we. Kuganira n'abantu bazi ko ubuzima burangirira ku busa, kubwo kureba hafi. Iyo twegera Imana cyane, amaso yacu arahweza, akabona ibyo abandi batabona, akareba ibyo abandi batareba, amatwi yacu yumva ibyo abandi batumva. Iyo ubwongo bwacu inzozi turota ibyo abandi batarota. Ongera urote, ongera utekereze, ongera ukanure, ongera wumve Imana bugufi bwawe. Nidunyakira avuga ngo amen, haleluya, haleluya. Imana irashaka kuduhindura ishimwe mu isi. Imana irashaka kuduhindura ishimwe. Yesaya 60:15. Yesaya 60:15. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Kandi usonga n'amashereka y'amahanga, usonga amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko jye Uwiteka ndi umukiza wawe, ndi umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana umuringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira, kandi
gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Urwo rugomo wakorewe, abo bambuzi, abo banyazi, uwo mwuka ugusahura ntuzongera kumvikana mu rugo rwawe. Amen. Hallelujah. Cumi na karindwi. Kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Ntihazabamo gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Izuba ryawe ntirizarenga ukundi, kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kuko Uwiteka ari uzakubera umucyo uhoraho, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize. Iyo ni Imana ivuga, si umuntu. Iminsi yo kuborogwa kwawe iyo wahagurutse irarangira, igashyirwaho akadomo. 21. Kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose. Bazaba ishami nitereye umurimo w'intoke zanjye. Umpesha iki? Ho igisuzuguriro? Oyada igisuzuguriro. Musome neza. Icyubahiro. Ubu se uri icyubahiro aho utuye, uri icyubahiro aho uba, kugeza ubwo uryama wowe uri icyubahiro. Utari waba icyubahiro ucece kute, utuza ute? Kimwe kimbabaza ni ukubona abakristo bakennye, ntibijya binyohera, kuko abakristo ntibigeze baremerwa ubukene. No, Imana yaravuze ngo no muri mwe nihabamwe umukene muzamukenure. Ariko turi ku rwego no gukenurana, gukenura bene wacu, imiryango ya bene wacu byarananiranye, gukenura abo tuva indimwe byaratunaniye. Warangiza ugaceceka ugatuza ngo uranyuzwe, urashikamye. Ushikamye kuki? Bibiliya iratubwira kandi abantu bawe bose bazaba bakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose. Bazaba ishami nitereye umurimo w'intoki zanjye, umpesha icyubahiro. 22. Umuto azagwira abemo igihumbi. Uwo ni umuto, azagwira abemo. Umva kunda abana b'isezerano baba bameze. Bwana sifiwe. Mbabwiza ukuri mbahanurire, umwana wawe aziga amashuri utizi, umwana wawe aziga aho utizi, umwana wawe azabaho ubuzima utabayemo. Ntabwo umwana wawe azabaho bingana n'uko ubayeho. No, kuko umuto mu bo tubyara, umuto mu bo tubyaye, umuto mu bo tuzabyara azaba igihumbi, azaba igihumbi. Mbabwiza ukuri, sha uzakomera, uzagera kure. Murakigisha muri za high school nandi hari ahantu abana banyu baziga atari mu ma high school, baziga. Ariko mureke mbabazi, iki gihugu turimo sa amateka ubwacyo. Mwari muzi ko abantu benshi twese twari impunzi, ndetse abenshi bananiwe kwiga kubera ikibazo cy'ubuhunzi. Uyu munsi muzi ko ba data n'imiryango yacu yabaye impunzi, abana babo bari kujya kwiga za Harvard, muri Amerika n'ahandi hakomeye, nyamara ari impunzi, bo ntibashoboye no kwiga. Ndagira ngo ngubwize, uri mu gihugu uri impunzi, uri mu gihugu cyawe, uri mu Rwanda rwakuzaye. Egera Imana, senga Imana ihindura ibintu. Sha ntabwo abana bawe bazabaho nk'uko ubayeho, ntabwo urubyaro rugukomokaho ruzabaho nk'uko ubayeho, ntabwo urubyaro rukuva mu nda mu maraso yawe ruzaba mu buretwa nk'ubwo wabayemo. Nubisengera, nubibwira Imana, ugashaka Imana, uzabibona. Umunsi umwe Imana iri kumpamagara yarambwiye ngo mwana wanjye urababaye ariko nzagushimisha.
aho bigeze omwe ntacyo ariko ntibiratungana. Ni gute wakirara ibintu bitari byatungana? Ni gute mbariza uwo muntu kubwo ucecekanye iki? Mubaze ucecekanye iki koko? Kubwo ucecetse ugacecekera aho hantu ukumva gusa nyine ngo Imana izabikora, ucecetse ute? Nturagera ibwami, uracyabayeho bunyeshyamba. Mbabwiza ukuri, niba hari abantu babaho bari maso n'inyeshyamba. Inyeshyamba ziba ziri aho zidafite iyo ziva niyo zijya, ntizifite gusubira inyuma, ntizifite kujya imbere, zihora ari ibyihebe. Kubera iki? Ntizifite aho zibarirwa. Erega dufite ubuzima bubayeho nabi. Ibintu nibide. Fata icyemezo ujye gukora gusa, ureke gusenga. Cyangwa se niba wishingikiriza ku Mana, kora unasenge, senga unakore, kora unasenge. Kuko hari abantu bava ngo njye akazi karamboshye. No, ni kinyoma. Wowe ukora 28, kora akazi wisagurira umwanya wo kuba imbere y'Imana. Kora akazi wisagurira ibihe byo gusabana n'Imana yawe. Sabana n'Imana mu kazi. Niko ndi gucuruza Kicukiro santere, ntitwakingaga saa 6 kugera saa 8. Abakiriya sibwo twongeraga kubinjiza. Ubucuruzi twabushyiragamo icyumba cy'amasengesho, harimo agateleviziyo tugasimba na madamu. Ni mucyotewe babiri, mucyotewe yego, ni mucyotewe saa 7 zikagera saa 8. Ngo yemwe ngo se mugaruke mu saa 8. Haza tuhimbaza Imana muri botike, tugahimbaza Imana kuko ndahandi dufite. Twarangiza tugakingura, si kwinjira bose bakaboneza. Imirongo ikaza, reka imirongo ibeho. Twaramije Imana mu bucuruzi bwacu. Naho we nakufite kabaye ikigirwamana, ni kuramya, ni kusenga. Urumva ubuzima bushoboka? Ko kugira amasezerano ni kimwe, kuyasengera ni icya kabiri. Nukuri mufite amasezerano. Iyo mbega amasezerano ndeba buri muntu wese n'amasezerano. Ariko mva guhaguruka kwawe, guhaguruka kwanjye bigiye gutuma sohora. Haguruka amasezerano asohore, haguruka amasezerano agira ute asohore. Naho kuririmba ngo Imana yaravuze nta mwete. Ndasigiye gusoza ku murongo wa 22, umutazagwira abe 1000, uworoheje azaba ishyanga rikomeye. Njye Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Amen. Niba hari ikintu cyihutisha amasezerano ni amasengesho. Niba hari ikintu cyihutisha amasezerano ni amasengesho. Kora kuri uwo muntu ngo dore imbangukira gutabara ni ugusenga. Iyo ushaka imbangukira gutabara urasenga. Urasenga, ntabwo uryama. Abaryamye mbahaye intashyo. Amasezerano barasenga. Iyo ushaka kasora barayihutisha bagasenga. Amen. Amen. Ezekiel 36. Ezekiel 36 ku murongo waho wa 33. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, umunsi nzabakuraho ibibi byanyu byose, nzatuma imidugudu yanyu iturwamo, n'ahasenyutse hazasubirana. Iyo ni Imana. Iyo ni Imana yabwiraga Abisirayeli ngo mwarasenyutse ndabizi, nta kintu musigaranye. Ahantu hose habaye amatongo, konte zabaye amatongo, mungi wanyu na amatongo, musigariye ku bizu birimo ubusa. Hari abantu baba bari mu bizu ariko birimo ubusa. Hari igihe uba mu kizu kirimo ubusa. Abantu muryama mu bizu birimo ubusa nta kintu se. Kandi hari n'abaryamamwe ibirimo ibintu ariko nta Mana baryamanyemo, nabo bafite ikibazo. Ko hari umuntu yirara nawe ngo ari utwo yabonye akibagirwa Imana. Aho Imana iri ntihari ubutindi, ahubwo Imana idukiza ubutindi. Uvuge ngo amen.
haleluya yewe we haleluya. kandi igihugu cyari umwirare kizahingwa. Iyo ni Imana. ahantu hatabaga ibiryo bizaboneka, nubwo cyari kidaturwa imbere y'abahita bose bakireba. Babandi ejo bundi navugagaho, abantu bajya bahita bakakureba bakavata po. Umuhungu udafite akantu ukunda abakobwa bamusuzugura. Umuhungu udafite umufungo muri iki gihe, abahungu badafite umufungo, usibye ko byaranahindutse ngo n'abakobwa bisaba ko bagira umufungo. Ibintu bivugwa muri iyi minsi ni umufungo. Ubure umufungo ubure n'Imana. Ko ari umuntu atagukundira umufungo akagukundira Imana basi. Bati basi nubwo nta mufungo ariko afite Imana. Ndabeshya muhi. Nta bakobwa mwaterese bakabakundira ko mufite Imana nta mafaranga. Ariko uyu munsi amen haleluya, wowe nta mufungo, nta Mana, nta mwuka wera, nta roho mutagatifu, nta urumva muri Yesu uzabaye. Shaka Imana ikuremera umufungo. kandi umufungo nawe udafite Imana nawe ni ikibazo gikomeye, kuko uri mu bapagani n'ibyaha byinshi. Hari Imana, hari ubutunzi, hari Imana, hari ubuzima, hari Imana, hari icyerekezo cyiza. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Haleluya. Bibiliya iratubwira iki? Iravuga ngo kandi iki gihugu cyahoze ari umwirare nzagihindura nka ya ngobyi yo muri Edeni, kandi imidugudu yari yarasenyutse yabaye amatongo idatuwemo. Yari yarasenyutse yabaye amatongo idatuwemo, noneho nzayikikiza inkike z'amabuye iturwemo, maze amahanga yasigaye abakikijeho azamenya yuko jya Uwiteka nubatse ahari harasenyutse ngatera imbuto ahari hararaye, ni jya Uwiteka wabivuze kandi nzabisohoza. Amen. Ariko Bibiliya iraryoshye n'ukuri, ariko amasezerano. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Zaburi ya 33 umurongo w'8 aho. Zaburi ya 33 umurongo w'8. Zaburi ya 33 umurongo w'8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Isi yose yubahe Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Uwiteka yindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho iby'amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Hahirwa ishyanga rifite Uwiteka Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba umwandu we. Uwiteka arebera mu ijuru, areba abana b'abantu bose ari mu buturo bwe, areba baba mu isi, niwe ubumba imitima yabo bose, akitegereza imirimo yabo yose. Nta mwami ukizwa nuko ingabo ze ari nyinshi, ntawe ukizwa nuko afite amaboko ibintu n'abantu. No, mbabwiza ukuri, ntabwo umuntu akizwa n'ubwinshi bw'abamuzengurutse, umuntu akizwa n'Imana. Iyo atayimenye abagize risike mu buzima, abagize ingaruka zikomeye, abagize ibyago. Nta muntu ukizwa. Mbabwire nti muri aba bantu bakomeye mbere, aba bantu bose bazamutse bagakomera, uzagumayo n'uzaguma nayo ni Imana. Ariko abandi, mbabwiza ukuri, abantu bazamutse bagakomera ntibakomerane n'Imana, batuye mu manegeka. One day, one time bazashutinga down, bazahanuka. Ninde ukomera akagumayo? Nukomera nayo ni Imana, nuzamukana n'Imana. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Niko mbakanduka bugufi, mbabwira akanduka bugufi. Nimurebe Mobutu Sese Koko Ngendu wa Zabanga Marshal. Mobutu Sese Koko Ngendu wa Zabanga Marshal ari hehe? Urubyaro rwe rurihe? Rurihe? Babaze umugabo umwe wafashe isi amasaha 28 arayiyobora, Adolf Hitler. Urubyaro rwe rurihe? Uwo yayoboye isi ari we arayobora itegeko riba rimwe ku isi yose, rimwe. Aravuga ku isi yose bashyira mu bikorwa, ari umwe. Akavugira iyo ari mu Rwanda tugashyira mu bikorwa, ari umwe. Ari hehe? Urubyaro rwe rurihe? Rurihe?
ntihakomera ikindi, hakomeye Imana. Iyo Mana iyo igukomeje n'urubyaro rwawe ruzakomera, iyo igukomeje n'abagukomokaho bazakomera, iyo iguhaye izina n'abagukomokaho bazarimenya, iyo iguhaye izina abo mu isi yose bazabimenya, iyo iguhaye izina ntawe uri kwaka. Uragahabwa izina n'Imana, uragahabwa icyicaro n'Imana, urakazamurwa n'Imana, uragatindana n'Imana, urakagera ku rugejejweho n'Imana. Nidubyakiriye atari haleluya, haleluya, haleluya. Buriya nta mwami ukomezwa niko ingabo zimuzengurutse ari nyinshi, niko isi ibeshya. Icyo ni ikinyoma, isi ibeshya. Dufite abari bazengurutswe n'ingabo nyinshi babaye ubusa. Dufite abantu bari bazengurutswe n'ibifaru byinshi barangiriye mu nzira. Nta wirata amaboko, nta wirata imbaraga. Uwirata wese yirata Uwiteka, uwirata wese yirata Uwiteka. Haleluya. Uwirata yirate Uwiteka. Imana idasaza, Imana idapfa, Imana ita. Iyo haleluya, haleluya, haleluya. Iyo Mana ntisaza, ni Imana kuwa mbere izahora ari Imana, izakomeza ari Imana. Twashaje ni Imana, twavutse ni Imana, dupfa ni Imana, tubayeho ni Imana. Muyongera amashyira bikwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya, haleluya. Nta mwami ukizwa nuko ingabo zari nyinshi. Uribeshya ngo ufite inshuti, munsi umwe zizagutenguha uzibure. Hari abantu bango ngenda komeye mfite inshuti nanatatse zampa. Ugira bene wanyu ukabasonzana. Mesiya usezerano. Ugira abantu ukabasonzana. Ugira bene wanyu bakomeye bicaye ku ntebe z'ibyubahiro batunze amafaranga, ukabakenana, ukabararana ubusa, ukabagirana ibibazo bahari. Uwirata akwiriye kwirata Imana. Mwira mwene songo tujye twirata Imana yacu, mukoreho mubwira ati jya wirata Imana ureve ku bindi. Ndasoje. Amen. Ariko ndanezerewe w'imugoroba. Ninde unezerewe nkajya avuga ngo amen. Usoze ku musozo, reka nsoze. Haravuze ngo ifarashi nta mumara igirira, nta mumara igira wo gukiza, ntizakirisha umuntu imbaraga zayo nyinshi. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, kandi kubategereza imbabazi ze, riri kubategereza imbabazi ngo abakize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Imitima yacu itegereje Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina rye ryera. Amen. Haleluya. Haguruka ku maguru yawe, haguruka, haguruka. Reka mbabwize ukuri, ntabwo nzongera kwicara. Subiramo ngo ibintu binyicaje ni ibiki. Ariko ibaze ubundi ibintu bikwicaje ni ibiki? Ahubwo ibintu wicayemo ni ibiki? Imana yawe usa naho utakishaka kuyibwira, yibwire. Mubwire Yesu, mubwire, mubwire Yesu, mubwire, ashobora byose Yesu, mubwire. Mubwire, mubwire Yesu, mubwire.